Ndabashimiye cyane kandi mbaye ikaze kuri wa muyoboro wacu wa YouTube channel Flight Official. Mbabwira ati mwarakoze cyane gukora subscribe ndetse mwarakoze cyane kunyereka ko tuhorana tuba turi kumwe ku munsi ku wundi. Imana ibahe umugisha ndetse nabo niba ariko ugifungura iyi video nagushishikariza gukora subscribe cyangwa se ntagusaba gukora subscribe ugakora share ndetse na comment. Ndetse niba ubona video ari sawa ukabona izina twagusobanuriye rihuye na nyiraryo duhe like kabisa, shyiraho like tubone ko ibintu twavuze koko bihuye n'ibyo uzi cyangwa se n'ibyawe uzi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Letitia. Letitia ni izina risobanura ibyishimo cyangwa se umunezero. Letitia kandi ni izina rihabwa umwana w'umukobwa cyangwa se rihabwa igitsina gore muri rusange, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini. Kuva mu kinyejana cya 18 kugeza mu kinyejana cya 18 izina ryandikwaga Letitius nkuko biraza kugaragara muri subtitle, ndaza kubibereka. Nyuma baza guhindura imyandikire y'iri zina, batangiye kwandika Letitia tuzi ubu ngubu. Ndaza nkuko mubibona hano muri subtitle nabyanditsemo bimwe mu biranga Letitia. Rero ibi tugiye kurebera hamwe muri rusange. Letitia usanga ari umuntu utuje muri we. Letitia bari abanyamahanga baba batuje, akunze kurangwa no gushaka kumenya ndetse no gusesengura ubuzima abayemo no kumenya ukuri kwimbitse kwa buri kintu cyose. Urumva ko ni abantu bagira amatsiko cyane yo kumenya ukuri. Letitia kandi abantu bitwa Letitia iri zina kandi usanga bashimishwa n'impinduka. Abantu bitwa Letitia usanga bashimishwa cyane n'impinduka, barangwa n'ibikorwa kandi bakunda gutembera. Letitia cyane rero mwumva ko bari barutwitse, bagira intumbero kandi bakoresha umudendezo wabo ibikorwa byubaka. Ni abanyabwenge cyane kandi bakunda kugira inshuti, kubera ko kugira inshuti biraborohera cyane kubera ukuntu bakunda kuganira cyane. Kandi ni abantu bahindura ku buryo bworoshye, ariko nubwo bakunda kugira inshuti no kubahindura ngo burya biroroshye cyane. Ni abantu bahita bagaragaza ikintu kibarimo ako kanya. Ni abantu baba bafite akavuyo kandi bashobora no kubimeshyamba cyangwa ibyihera kako sinkagarukaho. Nabo rero Letitia hari rero abantu bagiye batandukanye, abantu bazwi, abantu bagiye babaho kera cyane bagiye bitwa amazina Letitia. Harimo wenda Letitia Monson, ni icyamamare muri sinema yo mu Bufaransa. Bamuzi ngira ngo namukunda kuri filime zo mu Bufaransa. Letitia muramuzi, amaze kuyobora filime 10 zakunzwe guhera mu mwaka w'1991. Umukobwa w'umwami w'Ububiligi Albertine wa kabiri yitwa Maria Letitia, nawe yavutse mu mwaka w'2000. Reka nizere ko rero wowe umenya ubusobanuro bwa Letitia. Watubwiye muri comment niba koko iramyitwarire ya Letitia usanzwe yibabonaho. Niba uzi Letitia usanzwe yimubonaho, watwandikira muri comment uko ubibonye ndetse nuko byari bimeze, ndetse ukatubwira n'indi zina wifuza ko twaza gusobanuraho ubutaha. Urakoze cyane, wakoze kubana natwe. Subscribe, share na comment niba ubona ibintu tukubwiye bihura na Letitia uzi cyangwa bihura na Letitia uzi, cyangwa nawe Letitia ukabuze ko ibintu mvuze ugasanga ni bimwe, wakora like, byari byiza cyane. Mukomeze kugira impagarike nzima, turabakunda cyane. Ciao ciao.